Ndagusuje cyane mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango, umuturage yapfiriye mu muganda, impanuka yateje agahinda mu baturage. Mu karere ka Ruhango haravugwa inkuru ibabaje y'umuturage wahasize ubuzima mu gihe yari ari mu gikorwa cy'umuganda. Ni igikorwa rero cyari kigamije guteza imbere ibikorwa by'ishuri, ariko kirangira habaye impanuka ikomeye cyane. Nyakwigendera yitwaga Nyandwi Emmanuel wari ufite imyaka 45 gusa, yitabye Imana nyuma yo kugwirwa n'igikuta mu gihe yari ari mu muganda wo gusenya ibyumba by'amashuri bishaje ku rwunge rw'amashuri rwa Mwendo. Ibi ngibi byabereye mu mudugudu wa Nyamigina mu kagari ka Gafunzo, aho rino shuri riherereye. Nk'uko byatangajwe n'ubuyobozi bw'umurenge, uwo muganda wari ugamije gusenya ibyumba bishaje byari bitagikoreshwa kugira ngo birinde guteza ibyago ku banyeshuri. Muri kino gikorwa rero abaturage benshi bari bitabiriye bafatanya gusenya izo nyubako zari zarubatswe kera. Gusa rero mu gihe kino gikorwa cyari kirimo kirakorwa, igikuta kimwe cyaje kugwa, ariko ikindi kizagwira umwe mu baturage bari bari aho ngaho ahita yitaba Imana. Abandi ngo babashe kwirwanaho barahunga, ariko Nyandwi ntabwo yabashije kwirinda kino gikuta, rero kubw'amahirwe make ahita asiga ubuzima. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mwendo Nemeyimana Jean Bosco yasobanuye ko byagenze, agaragaza yuko bino byumba byasenywaga byari bishaje cyane kandi ko byari byarubakishijwe amatafari ya rukarakara. Yavuze ko umuganda wari ugamije rero gukuraho ibyo byumba byari bishaje kugira ngo bitazateza impanuka ku banyeshuri biga muri kino kigo, ariko nubwo byari ibikorwa byiza habaye ibyago bitari bitezwe birangira umuntu umwe asize ubuzima. Nyuma rero y'impanuka umurambo Nyakwigendera washyizwe ku bitaro bya Kabgayi kugira ngo ukorerwe ibikenewe mbere yo gushyingurwa. Ku rundi ruhande kandi abaturage bari bari aho ngaho bagize ihungabana rikomeye cyane bitewe n'uko ibi ngibi byabaye byabereye mu maso yabo. Urupfu rwa Nyandwi Emmanuel ni inkuru ibabaje cyane ko yitabye Imana mu gikorwa cyari kigamije guteza imbere ahatuye. Ni isomo rikomeye ku baturage n'inzego z'ibanze ko nubwo umuganda ari mwiza kandi ufitiye igihugu akamaro, ariko ugomba gukorwa hubahirizwa amahame y'umutekano. Ku muryango rero ni igihombo gikomeye cyane, kandi ku baturage n'ubutumwa bwo kurushaho kwitwararika mu bikorwa nk'ibi ngibi. Ngari ngukuru nako ndeka twangarisha umuryango wabuze uyu mubyeyi, ndetse kandi twifuriza uyu nguyu yitabye Imana kuruhukira mu mahoro, rest in peace mu buzima bwawe. Kandi ngiyi ni impanuka nk'izindi zose mbabwira nigera cyari mwe Nyabari Obedi, na ngiyi ni Obi Time News mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango. Obi Time News.